Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ubwire ngo hari umugabo ugukunda ukuri. Uwo mugabo mu myaka ishize 2000 n'indi yaragupfiriye ku musaraba, arapfa arababazwa, yari Imana yambara umubiri kugira ngo ize kugucungura. Rero mu bibazo byose urimo, icyaha cyose cyakubase, ari ebo yo kukubabarira. Kuva ugihumeka ahora iteka avuga ngo icyama umwana wanjye akansanga, icyama umwana wanjye akaza nkamuha ubugingo. Byaba bibabaje. Hari story y'umugabo w'umutunzi ngo yikukusanyije imitungo yose, aratunganirwa koko, akareba ibintu bye byose ukuntu ari byinshi arirata, ariko ngo nijoro aryamye marayika araza ambwira ati ubugingo bwawe ko mbujyanye biriya bintu birabibyande. Uriya muntu iyo aza kuba ari mu isi yamubaza yavuga ngo ndi umukire, ndi umuherwe, ndukomeye, ariko Yesu aravuga ngo marayika yaramubwiye ngo you are full. Yashatse iby'isi yibagirwa ubugingo. Mwene data, iyi si tuyirimo ariko tuzayivamo. Uzaba he? Biroroshye. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nawe uzajya kwa data atamujyanye, kandi uwo Yesu arahari, ari kugusaba ngo ngwino. Amen. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 22:39 kumanura, tubona inkuru ya Yesu ajya ku musozi wa Elayono gusenga, afite agahinda kenshi, ngo icyuya kiwe gitonyanga nk'amaraso. Ibyo byose byabayeho kugira ngo agucungure. Yesu agutegeye ibiganza. Uyu munsi wabona ari we munsi wawe wo kugira ngo umenye Imana. Wiwirengagize. Mwakira kubera ubuzima, mwakira kuhindurira ubuzima. Ndagira ngo mubwire, niyo nshuti no mu rupfu tubana. Umuntu wese ku isi, naho yaba umugore wawe, naho yaba umugabo wawe, naho yaba mama wawe wakubyaye, naho yaba umwana wabyaye, ntabwo ushobora kumarana n'umurambo wiwe icyumweru mu buriri. Yapfuye ntabwo mwamarana icyumweru, yakunukira, muragenda mukamushyingura. Ariko Yesu mubwira ngo wakire uyu munsi, no mu rupfu azabana nawe, aguha ubugingo buhoraho. Don't hesitate. Bikumvira umubu kugira ngo ntiwababarirwa. Yagupfiriye ku musaraba, mbese yanirwa kukubarira ibyo byaha byawe. Subiramo ano magambo: Mwami Yesu, ciye bugufi, Kristo ndakwakiriye kugira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Nacitse intege, data ndi umunyabyaha, ariko gukiranuka ni ukwawe. Reka Kristo ko gukiranuka kwawe kunyambike. Guhera uyu munsi mpindura w'izina, niswe umwana wawe. Amen. Ndagira ngo mbwire ngo Yesu yaragupfiriye, Yesu yarakubabarijwe. Rero wikumva amajwi y'umwijima kugira ngo ntiwababarirwa, ukumva amajwi y'umwijima kugira ngo uzajye ikuzimu. Yesu yarakubabariye. Mwakire, mwemere, ubundi uzabe mu bwami bwiwe. Byashoboka ko isi yakugora, byashoboka ko wahura n'ibibazo, byashoboka ko wahura n'agahinda, ariko byayibabaje kuzaba muri Gehinomu imyaka yose. It's easy. Ni ukumwemerera akakubera umwami, ubundi akayobora ubuzima bwawe. Shalom, shalom. Amen. Shalom.